ibiganza musaza we ni ureba munda y'ingumba ai akabonisha ngarikomeye yana kimwe kimunanira niwe ureba munda y'ingumba ai akabonisha ngarikomeye musaza we zamuri macubahiro zero lesa mbabwire haleluya haleluya iratibutse haleluya iyitibukiye mu gakiza ahimbazwe Yesu amen haleluya zirindwi mutambuke tuzitange ayobozi duhimana icubahiro cyane kubwa musaza we tambuka pastor kubwa musaza we tugiye gutanga haleluya nabonye haleluya tuja gusengera umuntu umwana urwaye igicuri haje igicuri n'undi niki ego kwari babiri twigeze dusenga nateye haleluya nawe atera indi umwana ahitakira turataha duhimana icubahiro hagara we hagati zamuri imana icubahiro iki kimwe kibanze kiveho dukomeze kubwiriza umuntu yagize agahinda mararira dukomeze tubwirize Yesu ndiyo ntiyabikoraga yarabanza agakemura ikibazo gihari akakomeza inyigisho zamuri imana icubahiro haleluya ndabona turi barindwi ko turi barindwi zamuri imana icubahiro zamuri imana icubahiro amen imana yumve iyi haleluya amen haleluya amen amen tukire guki haleluya haleluya tuzamuri icubahiro cy'Imana haleluya haleluya Imana icubahiro haleluya tongere tudugirize Imana yacu haleluya amen amen zamuri biganza duha Imana icubahiro haleluya reka tugikure hasi ubushobozi bw'Imana umusanga hari ubushobozi bw'Imana umusanga hari ubushobozi bw'Imana umusanga hari ubushobozi bw'Imana umusanga hari
haleluya ico kirakemutse ahimbazwe Yesu Imana cyubahiro haleluya haleluya kandi ntugire ikibazo turamugeraho nahimbazwe Yesu ni wowe Imana ibonye muri iki giterane ni wowe Imana ibonye muri iki giterane la lole soma ni wowe mwumve mbabwire Imana yabwi none tushobora gutangira igiterane kuwa gatatu tukagegeza ku cyumweru Imana itarakubwira ngo ni wowe ibonye uko ni wowe Imana itoye kugira ngo ukura abantu benshi mu giputa muzi Yeremiya uko yabihanuye yaravuze ngo ni wowe ntorezo yanje ndwanisha ahimbazwe Yesu ni wowe Imana itoye none ahangaha mpamvu mose Imana yamutoye nuko yari imaze kumwigisha iby'agakiza mu gihuru caka umuriro kuriya n'agakiza yari kwimubwira aho reka mpareke mose burimba uyu mugoroba Imana iguhumura amaso y'umwuka ubona agakiza k'Imana ngiye kubabwira ijambo ryitwa gakiza shimye n'Imana ko bihuye mu Kinyarwanda n'Ikirundi agakiza Imana ihimbazwe kuko yatanze agakiza agakiza bisobanura gukiza cyangwa se kurokora cyangwa se kubeshaho cyangwa se ubuzima bw'iteka nico cyitwa gakiza mu ijambo rimwe ryumvikana ibyo niba utabashe kubyumva agakiza ni Yesu hanyuma Yesu amaso yawe ahumuke ubone Yesu kandi Yesu akurokore kandi Yesu agukize kandi Yesu akubesheho kandi Yesu aguha ubuzima bw'iteka ryose niko gakiza gakiza jambo ry'Imana ravuga ngo agakiza karatwegere kuruta igihe twizereye agakiza agakiza niko tugiye kuvuga Imana ishimwe mubona iri jambo ryitwa agakiza Imana agakiza muri Bibiliya harimo agakiza handitswemo agakiza inshuro nyinshi agakiza wokovu ni ijambo rikomeye mubona uri mu kureba abantu mu rusengero simvuga hano ho nabonye bitandukanye n'ahantu henshi tubwiriza hano ho nabonye ari itorero riteye imbere cyane mu mwuka hari andi matorero ashobora gutera imbere mu nyubako ariko wakubita mu bantu ugasanga bari hasi iri torero mu matorero menshi maze kugeramo iri torero ni torero riteye imbere mu mwuka niyo mpamvu no kubwiriza hano byoroshe hano nta muntu utohabwiriza kuko biroroshe uvuga ijambo ukabona ririjyanye hari ahandi uvuga ukabona akorera kugarukaho ahimbazwe Yesu nta handi ndabona uvuga ijambo ry'Imana n'abaprotokole bakaryumva kandi bari mu kazi abaprotokole bahana turakurikirana tukajyana nkabwiriza amasaha 2 bankurikiye nta jambo ritakara
bivuga ko bakuze mu bintu. Ritorero n'amatorero yo muri Zayoni nayo niyo ubona bateje imbere cyane mu kumva ijambo ry'Imana. Niho ubwiriza ukabona abantu bose ko barandika n'abana bato bakaba bariko barandika, kuko icyo tukibazo cyatuzanye hano no guhimbaza Imana no kumva ijambo ry'Imana. Kandi byose bikubiye gusa mu ijambo rimwe. Umuvuga butumwa, umuririmbyi n'ikindi cyose twokora dushingiye gusa ku kintu kimwe n'agakiza. Turashima Imana ko Imana yaduhaye agakiza. Umuririmbyi yaravuze ngo nawe niba kubaza ngo kuko iwuzuye ibyishimo ngo uzababwire ngo ni Yesu wangiriye neza. Duhimana cyo. Haleluya. Agakiza. Agakiza niko tujya twiratana. Agakiza niko gatuma tukora ibi bintu mu rusengero hanze tutabikora. Buriya nubona umuntu arasara gusa hano mu rusengero kandi ari umuntu w'umugabo, ntugatekereze ko ari ikindi, n'agakiza kaba kamurimo. Kashashije abagabo karabasaza. Umugabo agasara hari umunsi, haleluya, hari umunsi umwe Dawudi yirukanse umwiterura atakara, kandi Bibiliya ntizivuga icyo yasigaranye. Yasigaranye umwenda w'imbere, kandi ari umwami. Zamuri Imana cyo lo elwe muzi cyari kimushajije Dawudi nuko igihe yagiye ku buyobozi. Duhimana icubahiro. Igihe Dawudi yagiye ku buyobozi ntiyigeze anezerwa. Yaravuze ngo nta byishimo nobona agakiza kataraza, isanduku y'Imana ritaragira gute ritaraza. Zamuri Imana icubahiro. Haleluya. Noneho bararuha bamwubakira inzu. Iyo nzu bamwubakiye ni inzu y'ibitabashwa, niko biri givuga. Inzu yubakishwe imyerezi, inzu ikomeye an etage. Je nayizeho iyo nzu, nayizeho ndayizi ko iyo nzu bari bayubatse. Aba engineer bavuye Tiro ni Sidoni bari abantu bakomeye bazi kubaka ibintu bikomeye. Barayubaka iyo nzu. Dawudi umunsi bayimucuyemo bamutashe bagiye kuyimwereka. Dawudi barayimwereka, bakajya bamwereka bakamubwira ngo dore aho uzajya, barayikiranura iba nziza. Bakajya bamwereka dore aho uzajya uganira n'abashitsi, dore aho uzajya wakirira abakomeye, dore uburaro bwawe, dore abana, dore uko bizajya bigenda. Iyo nzu iteye ubwoba. Iyo nzu ya Dawudi bamwubakiye i Yerusalemu, iyo nzu yari iteye ubwoba. Dawudi rero ahimbazwe Yesu. Dawudi ayitahamwe rero, protokoli iramujyana ikajya imwereka ikamubwira ngo dore naha. Dawudi ntiyigeze abiha amaso, agategereza gusa ko bamubwira icumba igihe isanduku y'Imana izaza ariho bazayishira. Asanga inzu yose barayikiranuye bayiha n'imirimo, ariko abona nda hantu basigiye isanduku y'Imana ko rizaza. Agakizaho kazoba ngo barangize inzu yose. Arababaza ati se icumba mwabikiye isanduku y'Imana ni hehe? Kiriye. Baramubwira ngo dore shitingi hanze, twagize shitingi hanze. Ihemba isanduku y'Imana igihe rizazira tuzayishira mu ihemba. Dawudi aravuga ngo ni gute mwabaye uko mwebwe mwabaye gute? Dawudi muzasome Zaburi iravuga ngo Dawudi ararahira ngo aravuga ngo iyi nzu sinzayiraramo, ngo sinzarara muri iyi nzu, ngo sinzafatanya ibihene, ngo sinzura urutara rwanje, ngo ntarabona ubuturo Uwiteka Imana ya Isiraheli. Urumva bene uwo mugabo aravuga ngo ntazurira iyi nzu, ariko reba bakubakiye nk'inzu imwe nziza ndende ya etage, bakakubwira ngo uyu munsi kandi ugize iminsi uri mu ishamba, bakubwira ngo inzu umuntu yorarana inkweto kubera ubwiza bwayo, wo rwara emotion kubera ukuntu bakuze. Ariko Dawudi we ntaho aho yose yo marangamutima yarari yamavuga ngo inzu iyi sinayiraramo, kubera ko Dawudi ahiga umuhigo. Aravuga ngo jewe ubwo munyubakiye inzu, ukuntu mwabitekereje kunyubakira inzu, numvise ngize igitekerezo cyo kubakira Imana inzu. Zamuri Imana cyubahiro. Haleluya. Umunsi isanduku y'Imana yatashe ije mu rurembo rwiwe, Dawudi yarirutse ngo yirukanse kilometero, yirukanka isanganira. Dawudi arirukanka ubwenge burashira. Muzi ko umugabo agakiza iyo kakujemo ubwenge bundi buza bushira, ukanezezwa n'ibyishimo byo mu Mana. Duhe Imana cyubahiro. Haleluya we. Haleluya. Bongo bongele buenge. Ako Imana ni igitangaza.
ariko Dawudi buriya tugira nk'igikebe kimwe tujya dushaka nko gusa kuntu nawe. Hari abagabo bamwe muri Bibiliya dushaka kugira amaraso amwe. Buriya amaraso yanje na ya Dawudi ni namwe. Buriya Dawudi hari utuntu tumwe yagiye akora nanje njya ndukora. Ako yari umugabo utareba amaso y'abantu, uzi ko yirukanse umwitero uva he ako asiga arakomeza ariruka. Imana ishobora none abagabo muri mukona bicaye hangaha ari mukuja kwicara mu rusengero akaba yagize gutya yaje no guhimbaza akagira atya ukazobona umudamu waguze igitenge waguze gusikanzu hano ya magana angahe y'idolari 30 ukamusanga baje kuririmba akazabanza akayigira gutya. Uri mu rusengero, wageze mu rusengero, wageze aho Imana yaciba, wageze ahantu ho guhimbaza Imana, warangiza ugatangira kwireba, abandi akabanza kireba neza, abakobwa akabanza kireba neza ko poudre yagezeho neza, akabanza akareba neza ibintu uko byaciyemo. Ari mu rusengero iwe yihugiyeho, abandi bo bahugiye ku Mana. None bizagenda bite? Niyo mpamvu muza musanga amatorero yacu menshi, amatorero kenshi tugira yacu avanze n'imico yacu ikavukire. Niyo mpamvu usanga abagabo bicaye habo, abagore bicaye habo. Buriya impamvu abagore bamwe bicaye hariya, buriya si mwitorero hano, ni imico. Ubu rero iyo musanze abagabo bicaye habo n'abagore bicaye habo, ni mu isinagogi. Ubundi mwitorero ry'umwuka, umugore yicaraho ageze n'umugabo akicaraho ageze. Muraho neza? Yego. Njega naravyizega, sinagogi narayize uko bagaza bicara. Abagore ntibegeraga abagabo. Muraho neza? Yego. Hallelujah. Umugore waramugaya. Umugore ko yamugaye. Umugore ngo yamugaye mu mutima. Kugayira umuntu mu mutima nukumugaye ugahezayo. Ngo yamugayire mu mutima. Arangije aramubwira ngo ariko ni gute wakwikoza isoni kuriya? Kuko umugore we yari mu mubiri, undi wari mu mwuka. Kandi iyo umuntu ari mu mubiri ngo abatuye kure y'Imana. Ngo ariko ngo kuko tugenda tutayoborwa n'ibyo turebesha amaso, ngo ahubwo tuyoborwa no kwizera. Zamuri Imana ishobora. Hallelujah. Agakiza rero kazagasaza abagabo niko kari kashaje ba Mose no barangiza. Ba Ibrahim niko kari karabashashije. Reka mvuge ngo babwire bukeya agakiza ico uko kameze. Nuko arko kaza kazinga umuntu. Nubona umuntu arifashe cyangwa ukabona umuntu yarahangaraye mu rusengero, buriya karashari ko kamunyura ku ruhande ntaragasingiye. Muri njara rinjara avuga ngo namwambata mokozi sitaki kumwacha kwa kuwa alinifilia. Nimemwambata namwambata mokozi sitaki kumwacha kwa kuwa alinifilia. Na kusifu Bwana daima na kushangilia. Mokozi wangu nimemwamini, kwake nimetarajia mambo yote, nimempa maisha yangu ili yeye ayatawale. Bwana Yesu nitakutukuza, kwa kuwa wewe wanameza mbele ya watesi wangu. Hari umwana wahimbaje Imana neza, wa mwana uriya mwana sha kera nakubonye za ikizamini cyo kubaka inkuge, kuyubaka imyaka 120. Mwumve Nowa rero, Nowa arizera. Bibiliya ivuga ngo kwizera ngo kuko atumye Nowa yubaka inkuge. None ngo kuko yaramaze kubwirwa ibizaba. Duhe Imana cyubahiro cyane. Nowa yubaka inkuge. Uko yubakaga inkuge niko bamusekaga. Mwumve mbabwire, isho Nowa yari ko akora buriya yankuge yari kugira gute?
ese ninde ngo tubwire ico iriya nkuge yari igiye gukora? Iriya nkuge yari kogira gute? Iriya nkuge yari yiki? Imana yari ibwiye Nowa ngo iriya nkuge yubake kubera iki? Izagire gute? Izakize bande kisi gitangaza no Imana yaramubwiye ngo yubake inkuge, hanyuma ngo izagire gute? Izagire gute? Kisi gitangaza. Abantu bose ntibazasoma Bibiliya. Muvuga ko Bibiliya ivuga. Yampaye bazoje bande kuranga none warutinze gute? Nukuvuga ngo Imana yabwiye Nowa kubera ko abantu bose bari bagize gute, bari babaye babi. Imana ibona uburyo igomba kubarimbura, ariko ibona umugabo witwa Nowa iravuga ngo genda wubake inkuge, imvura izagwa. Ico gihe nta mvura yabagaho, noneho Imana amubwira ngo genda wubake inkuge, ngo kubera kuko nizagukizanya n'abana bawe n'umuryango wawe. Nowa ngo arabyizera. Reba kwizera kw'imvura izagwa. Si ikindi Imana yari yararemye ngo abantu bavuge, none abandi bakaza bakamureba, kandi Imana imuha metero zo kuyubaka. Irayuba ni cari kigizu kirekire murebere kuri za bato, ariko kirekire cyane gutya na gutya, nayo narayizeho, nayo amakuru yayo ndayafite. Noneho ngo arayubaka, atangira kubaka ikizu, ntihari no hafi y'inyanja, ahubwo atangira kubaka ikizu. None aracubaka, ahimbazwe Yesu. No wanga yubaka numwete, none ngo arubaka. Buriya rero ndaje ndampagere neza, iriya nkuge isobanura agakiza kazarokora Nowa n'umuryango we. Duhe Imana icubahiro. Nowa yubaka iyo nkuge, urakora iby'ubufafa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahayo, ibyo ukora biratuyobera. Dore ko bamubwiraga, mwumve mbabwire, umugabo wese ufite gahunda yo kubaka inkuge cyangwa kubaka agakiza mu bantu, uwo mugabo niwe mugabo isi yanze none ahangaha. Habe n'abandi bapasiteri baramwanga. Ntimubyumvise habe umugore uhagurutse kubaka inkuge, kubaka agakiza, abandi bagore barashita bamwanga. Aho naho ndimuhumvise. Yewe songa mbele tu Mungu alinasema kwako. Mwumve mbabwire, umuntu wese les appels de fondre un prépé saiga. Umuntu wese wagurutse Imana ihagurukije muri kino gihe kubaka inkuge, kubaka agakiza, kukubaka muri we no mu bantu, uwo nguwo yanzwe na mureka mbabwire, aza yangwa na umuntu uzumwanga wa mbere. Niba badafitanye gahunda n'umugore we, muraho hishamba abantu bakumva ibyo ngiye kubabwira mu gaco. Kubaka inkuge, Nowa yubaka iyo nkuge, urakora iby'ubufafa rwose. Avuga n'abantu bari kumubwira, utuye imusozi kandi nta mazi ahayo, ibyo ukora biratuyobera. Hari ijambo mwambwiye mu gitondo riramfasha. Umuntu wari ko ubabwira ngo ni gute muvuye Nigeria, ngo ni gute muvuye Nigeria mwebwe mutazanye impano, ubushobozi. Uko ubushobozi bw'Imana buva muri Nigeria. Umva mbabwire, umuntu wese ufite Imana muri we wakiriye agakiza, uwo yanzwe aranzwe. Ujya ugarana mu bandi Nowa yarasuzuguwe, aratuka, bakaza bakamubwira ngo bagira inama yo kubazanya. Tidukwiye kwemera twikomeze mujo kwinezeza.
uko bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze. Uko bamurebaga nuko yakoraga, baramurebaga bakavuga ngo yasaze. Rimwe na rimwe uku muri mukubona twabaye gutya n'igiterane, abatabyumva n'abatabibona bagira ngo none twasaze. Ariko Imana ihimbazwe iki giterane ko turiyubakira inkuge. Haleluya! Noneho Nowa ruba ndetse rimwe ngo bagakora inama, bavuga ati si uyu musaza ibi ni bikarimari, bakagenda bakareba urubaho atateye neza. Bari mwoga ba engineer bakavuga ati urubaho umuzendi waruteye neza, barangiza bakarutera neza, barangiza bagera hirya bakamuseka ati uri ari mu biki, imvura izagwa ari mu bintu gusa. Mwumve mbabwire, umuntu wese nta muntu utarumva ubutumwa bwiza muri ibihugu byacu, uretse mu bihugu bikeya byo muri Afrika bitarumva ubutumwa bwiza nka za Somalia n'ahandi. Ni ukuvuga ngo ariko ibihugu byacu nta muntu n'umwe utazi ko Yesu ari umwami, ari umwana w'Imana, ariko abamwemera n'abamwizera ni bakeya. Kandi turababwira ngo Yesu azaza, kandi abatazamwemera bazaja mu muriro, ariko abantu bavyemera se ni bande? Ukumubona rero twakijijwe cyane, nawe wakijijwe cyane, niba warakijijwe cyane, uku n'ubwoba bw'umuriro. Warahunze uku twaratorotse, turi mu gutoroka umuriro uzabaho. Turashima Imana ko twawukunze, tuko turiruka tuhunga dusingira ubugingo, duha Imana icubahiro. Ahimbazwe Yesu! Uvuga ijambo ry'Imana, uvuga iyo ndirimbo ivuga none nagakiza twahawe na Yesu, nibushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kuribuka. Nukuvuga ngo timwumvise ko uwo muririmbyi wahimbye yabishushanyije neza n'agakiza. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kugira gute, ureke kurimbuka. Njewe umwuka uzunyemeza neza neza, umwuka ukanyemeza neza neza, umwuka unyemeza neza ko ijuru ririho, kandi umwuka akanyemeza neza ko niba narakijijwe nkamenya Yesu Kristo n'umukiza n'umucunguzi wanje ndirimo, kuko nafanye na Yesu nzukana nawe. Igisigaye rero ubugingo ndabufite bwose. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Marita aramubwira ngo nije kuzuka n'ubugingo, ngo unyizera nubwo barapfuye ngo azongera kandi abeho. Ukundi mubona kubwa gakiza uko turiho. Niyo mpamvu Dawudi yari yarabibonye we kera, yamavuga ngo sinzapfa nzarama, ngo kugira ngo ntekerereze abantu ibitangazo Uwiteka yakoze. Ahimbazwe Yesu. Ako gakiza rero umunsi imvura yaguye, imwe ngo yaturutse mu kuzimu, indi turuka hejuru, hanyuma ngo irafata yankuge. Nowa we yamenye ubwinjira n'abana biwe na bibiri by'amatungo cyangwa se inyamaswa. Hanyuma si Nowa wakinze, Nowa si we wakinze, uwakinze ninde? Ni Imana. Ngo barazaga ku rugi ngo nabakingurire, akababwira ati sinje wakinze, ingufuri yagiyeho ifunguzo uzifite ntari hano. Abantu bose bagize gute? Bibiri zivuga ngo uko byari bimeze mu gihe cya Nowa, ngo no mu gihe cy'imperuka niko bizaba bimeze gute. Mwumve mbabwire bakozi b'Imana, turi mu materaniro hano, umuntu utazamenye ko yitunganyiriza agakiza kiwe ngo yakira agakiza kamurokora, ni ukuvuga ngo hari ibindi. Kandi Imana yarirahe ngo ntizongera kwicisha abantu amazi, ahubwo ni umuriro. Kandi ikintu kizatuma urokoka umuriro na agakiza. Iyo umuntu yakiriye agakiza, nubwo waje muri Bangladesh agakiza ugafite, nuko urakomeye, turakomeye ntidutsindwa turi nibe komango. Hanyuma rero ribisezerano muzamura amaboko kandi ribaye isezerano ryubakitse Bibiliya, isezerano ryubakitse muri Bibiliya ni agakiza kama gatangira. Nowa aza guferinga gatoya kubera kuko yo yamaze kuza umwuzunguzura arasinda, bisa n'ibihagazeho gakeya, ariko Imana avuga ngo ubwo wujuje biriya aba mu bagabo bizeye. Ariko mu rubyaro rwiwe niho haje kuboneka abagabo baje kuzuza uyo muhango w'agakiza, ari we Ibrahimu. Simuvuga uyu munsi, uyu mugoroba sinovuga Ibrahimu, nza nkunda ngo muvuge hakiri ku manywa kugira kuko azankerereza mu materaniro. Namwe ko muramubona ko ejo nzomuvuga Ibrahimu, ndamurarisha, turamurashisha, turaje Ibrahimu. Ako sogokuruza uku twese sogokuru wacu kwisi yose ni Ibrahimu. Duhe Imana icubahiro. Haleluya! Noneho habyara Isaka, Isaka abyara Yakobo,
muri Yakobo niho havuye imiryango yose 12 ari wo muryango witiriwe Imana n'Abanyesiraheli. Twebwe twaje kuhura nabo kubera Yesu Kristo. Ako gakiza niko gaduhuje nabo. Hanyuma rero umuvemba mbabwire, baja mu Giputa, bisanze mu Giputa. Ntimuze ko Abanyesiraheli bisanze mu Giputa kubera ibyagiye bibaho bazasoma Bibiliya bo babyumvise. Bahamara imyaka magana ngapi? Le colleague so magana 130. Hanyuma kugira ngo baveyo Imana ihagurutse umugabo witwa Mose. Simvuga naho Mose nawe uko murabona ko ejo ntomureka uko nawe tumuraza. Hanyuma noneho Mose ariko reka muvuga agace gato. Himbazwe Yesu, Imana himbazwe kuko agakiza uyu munsi. Banuva Imana iri kwishaka kumbwira. Imana iri kurashaka kumbwira ko agakiza umuntu. Agakiza ko gukiza uyu munsi. Zamuri Imana ishobora. Haleluya! Nibwo bwankuyeho imigozi, cavuye se kuki, cavuye kugushaka. Imana yonyine yambohoye. Ubuntu bw'Imana bundagaje. Nibwo bwankuyeho imigozi. Yewe cavuye kugushaka. Imana yonyine yama. Muve mbabwire yewe we. Ahimbazwe Yesu. Zamuri mugume mwitegure. Noneho Imana ihimbazwe we. Solora la Kalia. Mose Imana iramubwira ngo ni wowe mbonye. Ariko reba ni wowe mbonye ugomba kuja gukura bene wanyu mu Giputa. Ariko Imana itazikorera mu bwinshi. Imana itazikora mu bwinshi. Imana izisha umugabo umwe gusa abonye. Imana irabanza yariko yaramwigishije imyaka 40 aca bugufi. Imana amubwira uko uyu mugoroba ni wowe Imana ibonye. Ni wowe Imana ibonye. Ni wowe Imana ibonye. Zamuri Imana ishobora cyane. Uyu mudamu umukobwa. Ishavu ufite. Icyakuzanye muri ayo materaniro. Nakurebye uvuganye ishavu. Uvuganye agahinda gakomeye. Agakiza rero. Agakiza wewe gusa. Petero yabwiye aramubwira ngo dutumbire. Utumbira aya materaniro. Uyu muvyeyi avuganya agahinda gakomeye. Ababajwe n'umuvandimwe we. Ukuntu yaguye none ageze ahantu hakomeye. Ariko buretse ahimbazwe Yesu. Na kimwe kimunanira arashoboye. Na kimwe kimunanira arashoboye. Haleluya, haleluya. Agakita karashoboye.
na kimwe kimunanira arashoboye na kimwe na kimwe kimunanira arashoboye na kimwe kimunanira na kimwe kimunanira arashoboye na kimwe nimutunge ibiganza musaza we ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye na kimwe kimunanira arashoboye niwe ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye musaza we zamuri mana cyubahiro zelo elesa mbabwire haleluya haleluya iratibutse haleluya iyitibukiye mu gakiza ahimbazwe Yesu amen haleluya zirindwi mutambuke tuzitange ayobozi duhimana cyubahiro cyane kubwa musaza we tambuka pastor kubwa musaza we tugiye gutanga haleluya nabonye haleluya tuja gusengera umuntu umwana urwaye igicuri haje igicuri n'undi ni kwari babiri twigeze dusenga nateye haleluya nawe atera indi umwana ahita akira turataha duhimana cyubahiro hagarawe hagati zamuri mana cyubahiro iki kimwe kibanze kiveho dukomeze kubwiriza umuntu yagize agahinda mararira dukomeze tubwirize Yesu ndiyo ntiyabikoraga yarabanza agakemura ikibazo gihari akakomeza inyigisho zamuri mana cyubahiro haleluya ndabona turi barindwi ko turi barindwi zamuri mana cyubahiro zamuri mana cyubahiro amen imana yumve iyi haleluya tuzamura icyubahiro cy'Imana haleluya duhe Imana icyubahiro haleluya twongere tudugirize Imana yacu haleluya amen amen zamura ibiganza duhe Imana icyubahiro haleluya
imana tugikure hasi ubushobozi bw'imana umusanga hari ubushobozi bw'imana umusanga hari ubushobozi bw'imana umusanga hari ubushobozi bw'imana umusanga hari. Mwike kasi gatoya ico kirakemutse. Ahimbazwe Yesu. Imana cyubahiro. Haleluya, haleluya. Kandi ntugire ikibazo turamugeraho. Nahimbazwe Yesu. Ni wowe Imana ibonye muri iki giterane. Ni wowe Imana ibonye muri iki giterane. La lole soma. Ni wowe mwumve mbabwire Imana yabwi none tushobora gutangira igiterane kuwa gatatu tukagegeza ku cyumweru. Imana itarakubwira ngo ni wowe ibonye. Uko ni wowe Imana itoye kugira ngo ukura abantu benshi mu giputa. Muzi Yeremiya uko yabihanuye yaravuze ngo ni wowe ntorezo yanje ndwanisha. Ahimbazwe Yesu. Ni wowe Imana itoye none aha ngaha. Mpamvu Mose Imana yamutoye nuko yari imaze kumwigisha iby'agakiza mu gihuru caka umuriro. Kuriya n'agakiza ari kwimubwira aho reka mpareke. Mose buri imbaraga yari afite n'izagakiza. Umukozi w'Imana wese imbaraga agenda n'agakiza. Imbaraga zo kurokora, imbaraga zo gukiza. Reka mbabwire imbaraga zo muri Nigeria ntabwo zirokora, ahubwo zirica. Dinirira mugaza idiniririca idiniriyobya imiti kandi riyobya imitima y'abantu. Ntabwo rishonshira ukuri kandi ntirishobora kujyana umuntu mu ijuru kubera imihango y'idini. Kuba muri Yesu niwe dini nyakuri na Yesu akaba muri wewe niwe nzira y'ukuri ubugingo. Aza kubera ubuyobozi wizera ijambo ry'Imana niwe tabaza rimuri birenge. Ahimbazwe Yesu. Ibi mbikoze gutya kubera ko ari Imana itoye. None zamugira ngo mwantumiye buriya simwe mwantumiye nuko natowe. Imana yaravuze ngo ubu ni wewe. Hari igihe ntigeze gutorwa, hari igihe nari hirya y'inyegamo. Imana ishubahiro. Bibiri iravuga ngo abo yahamagaye yarabatoranije kandi ngo abo yatoranije yarabatsindishirije.
kandi ngo bese rishe bahaye ubwiza. Ko murabona ntameze neza. Duhe Imana icyubahiro. Mose abakura mu Giputa. Mureke mbabwire. Kuriya murabizi ko Yesu ari we wakuye abantu mu Giputa hariya. Noneho baragenda bagera ku nyanja. Ngo bagera ku nyanja. Abaturage bo ntibari bazi iyo banyuze. Gusa bashoreye Mose niwe wari imbere. Noneho bagira ikibazo cyo kuba babonye inyanja. Haruguru hari imisozi, hirya hari imisozi. Noneho Imana ikora ku banyegiputa. Irababwira ngo nimubakurikire. Inyuma babona ingabo z'abanyegiputa. Noneho imbere hari amazi. Hirya no hino hari imisozi. Kandi bafite imbumburi z'abana kuko abanyesiraheli muri ico gihe barabyaraga ntawo napo yahabaga. Kandi barabyaraga bo bakabyara abana benshi. Bamwe bakabaheka abandi ahangaha. N'ibindi bintu bikoreye. None imbere hari inyanja, hano hari imisozi. Hano hari n'imisozi inyuma hari abasirikari. Ba Farao kandi bari ku magare. Hari bashyize amagare n'amafarashi 600 akomeye. Abandi bo bari n'imbumburi. Ariko Imana y'Isiraheli ngo bahindukire gutyo ngo barebe. Babona gakungugu gusa kavuze. Babona gusa ibintu by'abaye. Imbere ntibirohaga mu mazi muri Tanganyika. Ariyo Yorodani hari Isham. Ngo bamara rero barataka bararira. Babwira Mose ngo nico cyatuzanye gupfira hano. Ngo n'abana bacu. Duhimana ishobahira we. Mbabwire imisozi iri imbere yawe n'inyanja ziri imbere. Abantu bafite agakiza nibo bazabazi kwambutsa. Kandi abo nibo bakenewe muri kino gihe. Saba afite amayeri y'amahimba n'uburyo bw'amayeri bwo kugenda bambura abaturage. Muve mbabwire nta kindi kiza kirokora ingo zagize ibibazo. Ni umuntu witwaje agakiza. Muve mbabwire mbarahirire ngo nukuri kose kw'Imana. Umuntu wese utarimo Yesu Kristo tiyo gusengera mu kibazo cya bikemuke. Oya. Mwumve mbabwira makuru. Hari abantu bajya bagenekereza ndabivuze noneho reka mbivuge na none. Kuko naringize iminsi mbirwaye. Naringize iminsi mbirwaye. Kuko narabyibajije. Tekereza ukuntu Imana yokoresha umuntu udakiranuka. Ufite amanyanga. Ariko abantu bagashaka kuvuga ngo impano ngo zirukwazo. Ngo impano ngo umuntu agashobora gusengera umuntu agakira ngo kandi adakijijwe. Kuko Imana ntikiranirwa. Imana si umuntu ngo agire gute ngo ibeshe. Kandi si umwana w'umuntu agire gute ngo yicuze. Mumva mbabwire neza. Umuntu udakijijwe utarafanya na Yesu ngo azukane nawe. Iya gusengeye akabacagira nizo mbaraga ziwe hazikuye. Ico kibazo covamo akagusigamwo ibibazo 8. Agukuramwo kamwe akagushiramo 9. Kandi bya bikomeye kurusha cyakindi. Amen. Yesu yagiraga gute? Yesu yabwiraga umuntu yamukizaga iyo yamukizaga. Ntiyamubwiraga ngo genda urakiza. Yaramubwiraga ngo genda ujabja urabibabariwe. Umva nkubwira umukozi w'Imana yageze iwawe. Umukozi w'Imana wemewe n'Imana. Iyo yageze iwawe agasengera ikibazo gakemuka. Urwo rugo mwese murakizwa. Mugakomera mu Mana. Ikijya kikwereka umuntu uza akabakoresha iby'ubukonikoni. Kuko n'abafumu bajya bakiza indwara. Abafumu bajya bakiza indwara. Ariko ajya gukiza ya yindi wari urwaye akaboko. Akagutera amaso n'amaguru no munda ukagira 8. Ariko Yesu w'i Nazareti usibanganya amateka mabi umenura musha wanguye kure. Wa mwana wari kuririmba ngwino ucarane na nani hano utangira akazi. Umva uko Mose yababwiye. Duhe Imana ishobahira mu kagira Imana. Mwumve Mose uko yababwiye. Icara hano imbere. Akazi kera we watange uwo niyigireyo. We wicara. Ntugasubira kwicara inyuma. Ubwo nawe ubaye umutumirwa muri iki giterane. Muzamuri Imana kubahira. Ahimbazwe Yesu. Jewe ngira umutima wo kuba umuntu yokura akagera hejuru.
njyewe uwo mutima Imana yarawumpaye. Zamura Imana icyubahiro. Himbazwe Yesu. Mose we yari amaze kubona ibiba. Mose yari afite agakiza. None Imana ikamubwira ngo bwira abaturage bakomeze bagende. Bitega mu mazi. Bakomeze. Mose akabwira ngo hoje tukomeze tugende. Abaturage atese turagira duti. Turagira iwe Mose deje yari yahabonye inzira. Kandi inzira yari yabonye ni inzira y'agakiza. Bibiri iravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri niki? Yesu ni inzira. Icambu ya mbere y'icambu maze nanjye amindura icambu angira umurabyi w'abantu. Icambu ya mbere y'icambu suni inkoni yanjye Mose rero iwe yabonaga iwe bari kumwe akabona ari kumwe n'agakiza. Niwo munsi Mose muri Bibiliya niwo munsi Mose yadekaraye agakiza mu kanwa kiwe. Mose yarababwiye ngo mwihagarare gusa ngo mwicecekere ngo muri bubona agakiza ngo Uwiteka rubazanira uyu munsi. Ngo muri bubona agakiza ngo Uwiteka rubazanira. Mu Kirundi avuga gute? De kosika molanga antolelo kesamai ole ngo gute? Ngo nimwihagararire gusa murabe agakiza uhoragira abazanira uyu munsi. Imana ishobahiro cyane. Haleluya! Haleluya! Umva babwire uyu mukutano ugeze kuri uyu munsi. Titugaze kuwa gatandatu. Ihagarare gusa wicecekere. Izi mikrofone kwa bate. Ihagarare gusa wicecekere urebe agakiza Uwiteka ari kuzana uyu munsi. Haleluya. Yes. Haleluya! Haleluya! Ese Mose yari mabiboneshwa niki? Abandi bo ntibabibonaga. Ariko yari afite amaso abona agakiza. Twasomye gute? Ijambo twasomye rivuga gute? Ese kera muri bagiwe. Uyu munsi amaso yanje agize gute? Mose yari afite amaso abona agakiza kamuriho. Duhe Imana icyubahiro. Usarire ngo Abanyesiraheli ngo baragiye imisozi iri hariya ngo ikajya yitera hejuru nk'amasekurume y'intama ngo inyanja ngo ikazisubizwa inyuma. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya! Imisozi miremire Tena icuruka amasekurume y'intama mani imbaraga zawe zirakomeye. 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 Inyanja itukura ibibanye yawuga Naranja n'ibibanye igeze umugongo. Imisozi miremire ituruka amasekurume y'intama mani imbaraga zawe zirakomeye. Mani imbaraga zawe zirakomeye. kurondora imbaraga zawe ntibyoroshe. Amaboko yakuje Isiraheli mu Giputa. Kurondora imbaraga zawe ntibyoroshe. Mana we amaboko wakuje Isiraheli mu Giputa. Kurondora imbaraga zawe ntibyoroshe. Amaboko wakuje Isiraheli mu Giputa. Inyanja itukura ibibanye yawuga Naranja n'ibibanye igeze umugongo. Imisozi miremire ituruka amasekurume y'intama mani imbaraga
nta kindi cyari ko gihindisha imisozi imushitsi nagakiza kari mu banyesiraheli duhe Imana icyubahiro cyane ahimbazwa Yesu ngo bambuke hakurya nta ndirimbo mujya musoma ku gice cya 15 mu kuva indirimbo ya Mose na Miriyamu ni indirimbo y'agakiza wewe Mana indirimbo y'agakiza mugenda muyisome Bibiri zivuga ngo tuzaririmba indirimbo ya Mose ngo niyo umwana w'intama w'Imana iyo ndirimbo ya 15 muri kuva niyo ishushanya indirimbo tuzaririmba mu ijuru inza gusozerezaho mu kanya buri indirimbo tuzaririmba mu ijuru ni agace gatoya ni akavensi gatoya nta mavensi menshi tuzaririmba gusa kamwe gusa tuzaririmba gusa gakiza ndaje mbibabwire gusa ndabibabwira mujahishuwaho byanditse Yes. Ahimbazwe Yesu. Amen. Agakiza karabashorera, agakiza karabajana, kabageza mu masezerano, kabageza Kanani. Agakiza karabakomezanya. Isezerano rirakomeza. Isezerano ryawe bakomeje kuribamo Twe n'abasogokuru n'abasogokuruza mu gitabo cy'ubwami handitsemo amazina ya Berina, Enoki, Aburahamu na Mose. Handitsemo abahanuzi intumwa 12 babahoye rya zina nanjye wanyanditsemo. Haleluya! Isezerano ry'agakiza rirakomeza. Dawudi nababwiye ukuntu yaryiyegereje umunsi umwe Dawudi akora icyaha hari umunsi umwe Dawudi yatakoje gutya abakoze icyaha Dawudi yakoze yicishije muka Uriya naho kugira undi mugore kuko n'ubundi yafite barindwi misezerano rya kera hari ukuntu jari biteye gutyo tureke kubijamo icyaha yakoze nuko yicishije umuntu maze Dawudi Natani aza kumureba aramubwira ngo dore ibyo wakoze nibi Dawudi muzi ikintu yakoze ako Imana himbazwe ako hari abagabo munyabagabo Dawudi amaze kumenya ko yakoze ibara yakoze icaha mwumve mbabwire abagabo bazi Imana Dawudi yamaze kumenya ko yakoze icaha mwumve mbabwire Dawudi strategy yari yarakoresheje Dawudi iwe ahantu hitwa Siyoni Dawudi yaraharemye indirimbo bagajya baririmba 24 umwaka ugashira undi ukaza ugashira habaga ibicurangisho ahantu hitwa Siyoni bakari umwaka ugashira undi ukaza ugashira ari ba Asafu niho ikomoka noneho bararirimba umunsi Dawudi yamenye ko yakoze icaha ikintu yakoze cyambere yahise ahagarika indirimbo mureke gukomeza kuririmba kuko nakoze icaha mureke guma kuririmbira Imana uwo mubava Imana ntiyumva nimuhagarika indirimbo ariko Dawudi ni umugabo mwogacwa mu bintu birindwi Imana yamukundiraga nukuntu yagiraga umutima umenetse noneho uca bugufi akamenya icyaha yakoze akagisabira imbabazi akaruha kicara mu ivu akisiga akambara ibigundira akisiga ivu wanje nkunda ngo kandi nkamwishimira kandi ngo amara avuga ngo mugomba kumwumvira no kumwubaha ariko abwira abafarisayo kugira ngo nibataha bashike bavuga ati umuntu wabatijwe ijwi ryavugiye mu ijuru kandi ngo baraho bose umvise ari inkubikubise inkuba nta muntu utayitinya za muri Imana ishubahiro cyane Haleluya. ahimbazwe Yesu noneho Yesu ngaruke gatoya ahimbaza umwami Yesu Yesu rero umunsi amaze kuvuka haba ibintu bikomeye simbivuga ngiye gusoza Yesu Kristo umunsi wa 8 itegeko ry'abayuda umunsi wa 8 umwana niho yakebwaga noneho akanabarikwa bigatuma aba umwana w'isezerano iyo mihango Yesu yarabikoze yose kugira ngo abe umuntu azababare nk'umuntu aducungure nk'umwana w'umuntu ababare imibabaro yose uko tuzatubabara Yesu yarakubabashye kugira ngo adusogongere imibabaro hanyuma tubone gukira ikibazo cyari kituriho Yesu ahimbazwe cyane Yesu Kristo w'i Nazareti noneho Imana ihimbazwe kuko ari Imana
nimuzamura amaboko yemwe. Mana yaje komeza uje umfasha gutaramira ntazicumira mpore nize ijambo wambwiye zikabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biri ubu undamburira amaboko yawe umbaraga ku buntu bwawe kugezigi uzaza kunjana amba hafi ndetse buri munsi kanamwene ubuntu bungwiye aja nyikorerera imitwaro iwe data kandi niwe mana kukwatuga buri munsi azanganira muri nzo zose buri munsi ajya n'imbaraga iryo ni isezerano yambaye. Haleluya! Yesu ahimbaza. Ya ndirimbo yawe ivuga gute? Ya ndirimbo yawe ivuga gute? Ntundekure mana we nagufite nta buzima sinabaho Tundeke Par la forme de la somme che de La rifedi va la fare me la rive. nagufite nta buzima uriya ni Mariya na Yosefu bajanye umwana mu rusengero kumubarika cyangwa se kugira ngo bamukorere iby'imihango za muri Imana icubahiro. Ahimbazwe Yesu. Nimufate uwo mwana neza. Ahimbazwe Yesu. Abantu basobanukiwe ibya Bibiliya Mwuka wera wasobanura ijambo ry'Imana. Njyewe iyo mbikora kuriya imba numva ibintu biteye ubwoba kuko Imana yanyigishe kumva Bibiliya. Ahimbazwe Yesu. Les salibles enfer. Timona uriya mwana bafite. Timona ko bamuzanye mu rusengero. Uhereye isi remwa umuntu amaze gukora icyaha. Na ziriya nsengero zose zubatswe urwa Dawudi cyangwa urwa Salomo. Niza ba Nehemiya na ruriya basanze urwa Herode. Nukuvuga ngo umunsi Yesu yinjiye mu rusengero bagiye kumubarika. Agaciro ku rusengero kwahise karangira. Kinzu. Ico bita inzu. Ico bita inyubako. Aho ndi muhumvise. Umunsi Yesu yageze mu rusengero gutya. Urusengero kera kose rwari rufite agaciro. Ni Imana yavugiragana n'abantu. Ariko byose byasuraga uyu nguyu. Ngo aze kuzaza ari umwana w'uruhu. Ngo amare bama bamuzana mu rusengero. Ngo bamugeze mu rusengero umunsi bamugeje mu rusengero. Agaciro k'inyubako kahise karangira. Nubu iyo twubaka amazu aya ntabwo tuyubaka ngo Yesu ari buraye mabati. Nukuvuga ngo agaciro kaya mabati nako kugira ngo twugame izuba n'imvura n'imbeho. Ariko Yesu niwe rusengero. Kandi ari mu mitima yacu. Duhe Imana ishobora cyane. Haleluya! Haleluya! Noneho Yesu abarinjiye mu rusengero. Ngo yinjire mu rusengero. Hari umugabo witwa Simeyoni. Umugabo witwa Simeyoni ngo yari yarabwiwe n'Imana ngo yuko atazapfa. Ngo atarabona Imana, atarabona agakiza. Za muri Imana ishubahiro cyane. Ahimbazwe Yesu! Ahimbazwe Yesu! Simeyoni ngo mwuka w'Imana aramubwira ngo irukanke mu rusengero. Urabona ico nakusigarisha. Duhe Imana ishubahiro cyane. Nimuzamura amaboko cyane. Simeyoni yumva gusa mu rusengero ibitangaza byabaye. Ndaguha haleluya mukanya. Duhe Imana ishubahiro mwuka agira Imana. Yeme ukumuzamura amaboko ba. Ahimbazwe Yesu. Nahimbazwe Yesu. Nahimbazwe Yesu. Nakubonye ke. Duhe Imana ishubahiro. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya we. Dore ngo abantu bazabiruka. Zakariya ndako Simeyoni yarirutse ibitangaza biraba. Yari yumvise mu rusengero ko habaye ibintu. Haleluya! Iyo mu mutima wawe haje Kristo Yesu. Kristo gihuza ukora ibintu biteye ubwoba. Bwana sifiwe. Maze ngo Simeyoni arirukanka. Barirukanka agera mu rusengero. Bagera mu rusengero. Asanga Mariya na Yosefu niho bari.
bafasha akana gutya murebe akana k'uruhinja akwe murebe namwe murebe ibintu by'Imana ibiko muratekereza ko abanyabwenge biza amashuri menshi bopfa kubisitahura batari mwuka wera arangije ngo Simeyoni arabareba areba n'akana bafite ngo arababwira ngo nimumpereze nanje ako kana ngo nanje mufateho ngo amaze ngo baramumuha ngo amufataho ngo amaze kumufataho gutya yumva imbaraga ziteye ubwoba n'ubuhanuzi bwose buraza buriya nta muntu uzuhanura kubwe umuntu azahanura ku bwa Yesu Kristo nta muntu uzubwiriza kubwe umuntu azabwiriza ku bwa Yesu Kristo nta muntu ugomba kuba umupasiteri kubwe umuntu agomba kuba umupasiteri ku bwa Yesu zamuri Imana icubahiro cyane arangije ngo arababwira asenga isengesho tigeze anabwira abangaba yasenze gusa isengesho afashe umwana aravuga ngo mwami ngurasezera umugarwa wawe ngo kuko amaso yanje yiboneye agakiza ngo ko witeguriye isi yose ngo nuko witeguriye abanyamahanga natwe turimo duhe Imana icubahiro ngo kandi ngo yuko ngo abanzi babo ngo bacishwe bugufi duhe Imana icubahiro cyane sinkigihembwe ngo ashire nashira mu mwaka sinkikinyejana sinkikinyagihumbi ahora witeka muri ako ka mwana ayilo pepe papa ngo hari umugore nawe w'umfakazi wahoraga mu rusengero wari ufite imyaka 80 yabaga mu rusengero ngo yarahoraga ategereje isezerano ari mu rusengero yabaga mu cyumba cy'amasengesho ntiyavagamo amaze imyaka 80 kandi ari umfakazi uwo mugore yitwaga Anna ngo nawe yumva neza mu rusengero ngo hari hiki ngo hari amakuru mazima nawe ngo araza ngo agereho ahamya neza icyo Imana yamusigarije duhe Imana icubahiro cyane haleluya Yesu rero arakura akora imirimo n'ushaka mwicarire gatoya nsoze Yesu arakura Yesu akora imirimo Yesu atangira gukora imirimo yakora imirimo abantu bagatangara yavuga abantu bose bagatangara yavuga ibintu byose abantu bakabaye agategeka agakora ibintu bikomeye ngo mbega umugabo utegekana ubutware ibyo byose arabikora Yesu yabaye umwigisha yabaye metre rabbi atarabatijwe imibatizo ine nuko impamvu Nikodemo yaje kumusanga nijoro nuko yari kaporale buriya Yesu yari kaporale Nikodemo yari general kubera ko Nikodemo yari abamaze kubatizwa imibatizo ine umufarisayo yabatizwaga imibatizo ine ariko Yesu we yari yarabatijwe umwe gusa nukuvuga ngo yari hasi nico cyatumye amusanga nijoro general asange kugisha inama kaporale kuri ntibabyoroshe noneho ngo arangiza agenda yihisha ngo ashike kuri Yesu yamamubwira ngo banze uvuka ubwa kabiri Nikodemo ati kini gitangaza subire mu nda ya mama nje kusura kuvuka zamuri Imana icubahiro ahimbazwe Yesu amen Yesu rero akora imirimo myinshi cyane we umwe witwa Zakayo akoza Zakayo we Zakayo ururuka uyu munsi darari wawe duhe Imana icubahiro Zakayo ngo mu mutima wiwe ngo yahoraga atekereza ngo icyo muhango azabona uwo mugabo azabavuga Yesu ngo icampa ngo nzomubone umva nkubwira icifuzo gikomeye mu jifuzo byose bibaho nukwifuza kubona Yesu Bibiri iravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo intwaranize bwishamwe impaka Bibiri ikavuga ngo manze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ngo ibindi byose muzabjongererwa Zakayo kubera icifuzo yari afite Yesu bukeye yabanyuzi Yeriko ngo anyuri Yeriko Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru noneho ngo yumva ko yamakinga biro yamayirukankaje kureba Yesu nawe ati wa mugabo yageze hano nashakaga arirukankaje kumureba ngo hagere aramubura kubera ubugufi yari afite arangije Zakayo ngo aravuga ati uyu mugabo sinagenda nta umva nkubwi nuzaza amateraniro uzuharanira kugenda ubonye Kristo Yesu uvuge ngo ndamukoraho tu ndamubona tu niki gitaramo niki giterane ugomba kubona Yesu Kristo w'i Nazareti akagukorera imirimo n'ibitangaza Zakayo ngo yurira igiti ubundi kurura igiti yari umukoresha nukwikoza isoni ubundi bamayibo nibo iminsi mikuru nibaza burira ibiti kugira ngo babone iminsi mikuru bo ntibobona umwanya wo kwicara Zakayo nabo niko byagenze yaravuze ati ndamubona akugira ngo yirukanka imbere yurira igiti ngo yurira igiti ari hejuru y'ibiti mu mababi hejuru akazareba gusa ngo amurebe neza mubone Imana ishobora cyane
iki giterano ubone Yesu. Mureke mbabwire, hari ukunda abantu baza mu materaniro bakaza bafite intego yo kubyina, abandi bakaza bafite intego yo kureba abake, abandi bakaza baje kureba ngo muri rusengero, abandi bakaza baje kuramukanya, kandi ibyo ndabibabwiye nibyo gusa biriho. Abantu bafite intego yo kuza kumva Yesu no kuza kumubona ni bake. Intego y'amateraniro yawe ahantu hose uzaje guterana ntukaje kureba ikintu icyo ari cyo cyose. Natwe iyo tugiye kubwiriza so isengesho nsenga Imana, nkabwira Imana ngo wa Mana we, abantu ntibabone Jacques, babone Yesu muri jewe. Zamuri Imana icyubahiro cyane, ahimbazwe Yesu, kuko iyo ushaka ko bakubona ubuhembwe, ahimbazwe Yesu. Zakayo buriya Yesu ajya amenya abamushaka. Yesu azaba amushaka no muri iki giterane, azaba bigenderewe, azaba bihagurukiye, azaba bisengeye neza, azaba amushaka. Yesu azabe, Yesu ngo ahagare abona Zakayo agize gute? Abona Zakayo ari hejuru y'amababi, hejuru arararama, aravuga Zakayo ururuka. Zakayo ururuka. Ubundi kururuka uri umushefu niko kumukoza isoni, ariko yitse hasi. Abantu bose kuko Yesu yagendanaga n'abantu benshi cyane. Yesu aravuga ngo uyu munsi ndarari wawe. Gahunda misiyo ya Yesu ibirahindutse, umuntu wamushakaga uyu munsi Yesu arari wawe. Uyu munsi rero Yesu arari wawe. Usinipite iyo ndirimbo. Usinipite Yesu, unapobariki wengine naomba unikumbuke, unikumbuke. Yesu, unapowadhuru wengine naomba usinipite, unikumbuke, 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 unikumbuke. Yesu, naomba unikumbuke, usinipite, 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 usinipite. Yesu, naomba usinipite. Haleluya. Imana icyubahiro cyane. Hello. Ayo lefo. Yesu nta kunyureho. Yesu arari wawe. Yesu arari wawe. Yesu arari wawe. Yesu arari wawe. Baragenda baja kwa Zakayo. Ngo bahageze Zakayo agira gute? Zakayo akore yarishimye, akajya akababwira n'ibyo adashoboye gukora. Muri umuntu iyo yishimye ujya uvuga ibintu utashoboye. Nico gihe uzubona umuntu akavuga ngo umugore umwe ahagurutse aravuga ngo bari bafite inyana imwe. Aravuga ngo ntanze rwa runaka. Umugabo ngo yamabwira, umugabo we yamabwira, akazamubwira amaze kuyitanga. Ataho umwuka kuvira muri icuza. Buriya yari yavuze ibintu, yari yavuze araza kwicuza. Ahimbazwe Yesu. Zakayo arimo avuga ngo azishura abantu, ngo abo yambuye bose, ngo azajya bishura inshuro zine kandi bidashoboka. Abantu yari yarambuye banganiki. Ariko yeme agakiza kari katashiwe. Ahimbazwe Yesu. Mwumve mbabwire Zakayo. Yesu agiye gusohoka mu wiwe. Ijambo yamubwiye gusa ndirimbo. Yaramubwiye ngo uyu munsi ngo agakiza gatashi wawe. Zakayo bafasha agakiza. Duhe Imana icyubahiro cyane. Zamuri Imana icyubahiro cyane. Yesu Kristo w'i Nazareti arafa arazuka. Amaze kuzuka Yesu, abanditsi ba Petero na ba Pawulo amaze kuzuka bavuga ibyo agakiza. Hari umunsi umwe yakije kirema ngo bamare baravuga ngo ese ni zihe mbaraga zagukijije. Ngo arababwira ngo nta rindi zina ngo twaherema agakiza, ngo uretse izina ryande rya Yesu Kristo. Baragenda barakomeza. Yohana ibyahishuwe ndashoshe. Duhe Imana icyubahiro cyane. Ibyahishuwe bamutaka ukarwa kubera ko yazirakaga agakiza. Bamutwitse mu mavuta mu ngunguru ntiyasha. Aragenda bamujana kukarwa ngo azicwe n'irungu. Ngo agere kukarwa ngo nibwo ngo Imana yahamusanze. Ngo ari mu mwuka ngo Imana irahamusanga.
ahishurirwa ibintu byose, ahishurirwa aruhishurirwa iby'amatorero 7, aragenda arakomeza, none haza kubona iby'agakisa, arangije arakarunguruka arakabona, abona umunsi tuzaja mu ijuru. Ageze ku gice cya 7 arawubona neza, abona urutonde rw'abantu bazaja mu ijuru. Duhimana icyubahiro cyane, ahimbazwe Yesu. Abona imiryango ya Israheli, umuryango wa Yuda, inzovu 1000 bingana gutya, umuryango wa Rubeni. Iyo usomye aho ngaho ujye ugira ngo twebwe abanyamahanga ntaho turi. Arabarangiza bose ngo agere munsi gatoya. Ageze munsi gatoya aravuga ngo mbona abandi bantu benshi ngo umuntu atabasha kubara. Ngo mbona abandi bantu benshi ngo umuntu atabasha kugira gute, ngo umuntu atabasha kubara, ngo baturutse ngo imihanda yose, watoka milimba, watoka mabonde. Aho ngaho niho amazina yacu yanditse. Haleluya. Ngo kandi abo ngabo uva mbabwira uko bari bameze rero. Igihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. mbega we ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. tuzazamura ibendera y'umwana w'intama. mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani n'umubiri. mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Tugiye kuba nkabagurukaho tugende turishimira agakiza uyu mugoroba. Usare na satani abimenye ko twahawe agakiza k'Imana. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Amen. Yohana ngo arabibona, ngo abona abo bantu ngo uko bameze kose bangana, watoka milima, watoka mabonde. Ahimbazwe Yesu. Ahimbazwe Yesu. Ahimbazwe Yesu. Ngo abo bantu uko banganaga ngo nabantu utabasha kubara. Nanje ndimo, nawe urimo. Amaze ngo arababona, ngo icyo yababonanye ngo abona ngo bambaye ngo ibishora, ngo bambaye ibishura, noneho ngo bafite ngo n'imikindo. Muzamubona abakatolike igice Pasaka baba bafite imikindo. Biriya ni ishusho y'uwo munsi bajya bayikora. None ngo bafite imikindo, ngo bariko bahimbaza Imana. Indirimbo bariko baririmba umunsi tuzoja mu ijuru, indirimbo izoririmbwa ngiyi yanditse mu byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 10. Haravuga ngo agakiza ngo nak'Imana yacu, ngo nak'umwana w'intama w'Imana. Agakiza ngo nakeke nak'Imana yacu, ngo nak'umwana w'intama w'Imana. Yohana ngo abibonye, ngo amaze ngo marayika araza aramubwira ngo ese bariya ni bande? Yohana aramubwira ngo njewe ntabwo mbazi, ngo ahubwo ni wowe ubazi. Ngo marayika aramubwira ngo bariyubonye bariya bose ngo nabanesheje ngo isi na satani ngo n'umubiri, ngo kandi ngo babineshesheje, ngo bamuneshesheje ngo amaraso y'umwana amaraso y'umwana w'intama. Ahimbazwe Yesu. Akira agakiza k'Imana. Fata agakiza k'Imana. Bakumugakiza k'Imana. Gundira